nuko ubwo ngubwo nyine mudugudu ategeka gukingura iyo ngufuri y'icyumba. Barangije nyine ingufuri irabananira, barayikubitira bananira. Uwo mwana wo mu kigo sinzi ukuntu yahagobotse, araza afata intuza umuhoro, arakubita inyundo, arakubita ingufuri tubona irakingutse. Nuko abantu babona kwinjira mu nzu. Umuntu wagiye mu nzu bwa mbere mu cyumba ni musaza wanjye bohereje imbere, ati jya imbere ujye kumurika utubwire uko bimeze. Yaragiye aramumurika nyine, asanga umuntu yarahondaguye apfuye kera, inyo zaraboze n'uburimiro bwose uko twari twiriwe dusarura ubunyobwa. ubwo nyine nibwo yahise ahamagara gitifu w'akagari. ihangane. Ku murongo wa telefone turi kumwe n'umwe mu bana ba nyakwigendera, ariko by'umwihariko n'ubundi bari baturanye ndetse binavugwa ko ari umwe mu bahageze mu ba mbere. Ndagira ngo tumuhe ikaze ku murongo wa telefone, niba twumva atangire atwibwira tuze kugirana nawe ikiganiro kigufi. Alo? Yego, reka utangire wibwira abantu badukurikiye amazina yawe, umudugudu, akagari ndetse n'umurenge uherereyemo. umudugudu ni amazina nitwa Niyigena Beata. Akagari ni Mpanga. Umudugudu ni Nyagatovu. Yego. Umurenge ni Mpanga, mu karere ka Kirehe. Ndagira ngo tubwire ibyago byabereye aho, amahano yabereye aho nk'uko bamwe babikomeje kubigarukaho. Byagenze gute? Habereye iki? Amakuru yamenyekanye ate? Ukuntu byatangiye, hari kuwa kabiri washize, twiriwe dusarura ubunyobwa na nyakwigendera uwo nguwo n'uwo mwuzukuru wiwe n'abandi badamu twari twarahinganye tugabane. ubwo ngubwo twaburangije mu masaa 10. Arangije abo badamu baramubwira ati se Byiringiro wadutwaje ubunyobwa ko twabuze umuntu udutwaza. Kubera ko bahinga bataha muri Nasho Kagese. Yego. Ubwo umwana yarabubatwaje, amaze kubatwaza nyine namutije igare arabubatwaza. Amaze kububatwaza bugejeje aho ngaho mu rugo Kagese iwabo, aragaruka araza asanga namukuriye ibijumba. Ndamubwira rero Byiringiro, dore dutashye bwije, genda ufashe kaka guteka, dore kujya kugasima ugataha bwije. Dutashye bwije, genda umufashe guteka uze kujya kugasima mwatetse. Yego. Nanjye ngiye gukurikirana ibyo mu rugo. Divine urabona yiga kure, aze gusanga natetse, ngiye guteka ibishyimbo nta kintu kiri aha ngaha. ubwo ngubwo umwana namuhaye ibijumba aragenda. Amaze kugenda hashize akanya mbona arongera agarutse, ati ndashaka kujya kuvoma amabido njye kuvoma. Ndamugane nta mabido ari hano, amabido ari kwa mama, ejo niho navomye ndayasiga amaze guha inka amazi. Yego. ubwo ngubwo yarongera arakata aragenda. Amaze kugenda ajya kwa nyirakuru nyine, nanjye nsigara ndi guteka ibishyimbo nari ndimo noza isafuriya. ubwo ngubwo nyine nagiye mu mirimo bisanzwe ndateka nyine kuko numvaga nta kibazo. Ndateka bisanzwe, ndahisha, ndarya, ndaryama. Yego. maze kuryama ubwo mu gitondo natumye uwo mwana, kubera iyo ari kujya ku ishuri anyura kwa nyirakuru. Ndamubwira nti genda ubwire kaka na Byiringiro baze bamfashe gusarura ibishyimbo, dore nibyo bihasigaye byonyine. Umwana yaragiye agiye ku ishuri, buri gitondo bahanyuraga bigiriye ku ishuri bakajya kureba ibiryo nyirakuru yatetse, bakira bakajya ku ishuri bariye. Baragiye basanga hariho ingufuri. ubwo narakomeje ndasarura ibishyimbo, nari najyanye amashitingi n'ibasi n'ikibando, bavuga ngo turabihurira mu murima. ubwo ndakomeza ndabisarura, ariko
nkavugana ubu ngubu twari dufite isambu ahandi nyine muri rigasiyo harimo soya ashobore kuba ariho yagiye kubagara. yego ubwo noneho ndakomeza ndabisarura byihambiramo, bigeze mu masaa yine ndavugana, ariko twaraye dutashye bwije uko bisa kose babona mama yananiwe na Byiringiro. Byiringiro akaba yagiye gukora muri Nayiko, reka njye kureba mu rugo. Kurandura ibishyimbo narabyihoreye, njya mu rugo kwa mama nsanga harakinze, kuri gato y'uwo mwana harakinze, no ku nzu ya mama hakinze, ariko akaba yaraduhaye urufunguzo njye n'uwo Byiringiro n'uwo n'abuzukuru ba nyakwigendera. Ni twebwe dusa nk'aho n'ubundi twamufashaga kubera ko yari afite uburwayi, yari avuye mu mavuriro baramupimyemo uburwayi bw'ibihaha. yego ubwo ngubwo naragiye ndeba ahantu urufunguzo rubikwa, nsanga urufunguzo rurahari. ndagenda ndakingura, nsanga ku cyumba cya mama harakinze. nsanze hakinze narongeye mpereza inka ubwatsi, ndongera ndakinga njya kurandura ibishyimbo. yego mfata ihene ndazitambikana muri rigasiyo njya kurandura ibishyimbo mu masaa yine n'igice nyine za mu gitondo. ubwo ngubwo ndarandura ndi muri mama yagiye cyambwe kubagara soya. ibishyimbo nabirangije saa 8:30. yego ubwo ngubwo ibishyimbo akavura kaje gucamo karagwa, ndavuga nuko bisa kose ibishyimbo kuva binyagiwe ntabwo ndabihura sinabishobora. nahise mfata umwanzuro wo kubishomba mbizana mu rugo kwa mama, kubera ko niho n'ubundi nsarurira tukagabana, kubera ko ariko bari baranegetse ati wewe jya uhinga, mama ntabwo dushaka ko yongera kujya ahinga, wewe umuri hafi twebwe turi kure, mujye mugabana imyaka yeze. ubwo ibishyimbo nabitundiyeyo, ndaboneka mbitunde, Byiringiro azamfasha kubihura twitonze, nibiba byageze mu rugo nta kibera kibaye, nta muntu urabyiba. ubwo ngubwo ibishyimbo narabitunze ngeza ku kagoroba mu masaa 10, ndangije njya guteka. maze guteka ubwo ngubwo njya gucyura izo hene. Nuriza hene ndazizirika mu rugo aho zisanzwe zizirika. umwana avuye ku ishuri arambwira ati ziriya hene waziritse hanze ko iriya yabyaye hakaba hacaracara ikibwa, buriya kiriya kibwa ntabwo kizarya ubuhene ubwana bw'ihene, wagiye kuzishyira mu nzu ko katarataha. yego ubwo ngubwo naragiye narabitekereje, kubera ko umukecuru yari umuntu ugenda mu masaha akerewe ya mu gitondo agiye mu masambu agataha n'ubundi ku mugoroba. Abaturage bose bari babizi uburyo yari abayeho mu mibereho y'ubuhinzi. yego ndavuga nuko bisa kose mama aracyari cyambwe ntago arataha. ubwo ni kuwa gatatu. ubwo hari hashize iminsi ingahe mutamubona? nyine ubwo ndi kuguhera ku muzi, naguhere ku muzi wo kuwa kabiri tugitangira tukiri kumwe n'uwo mwuzukuru. yego ubwo bigeze kuwa gatatu. ubwo bigeze kuwa gatatu, ibyo byose nkubwiye hari kuwa gatatu. yego ubwo naragiye ndateka, ndongera ndagaruka nsanga umukecuru ntiyari yaza, njya kuryama kubera imirimo nayo niriwemo naniwe, n'ubundi niringa musara ibishyimbo njyenyine mbitunda. n'igihe narangirije guteka bwari bwije kubera urugomo ruri inaha, n'ubundi mvuga ni batantegera mu nzira bakanyica. ubwo kuwa kane ndavuga ndirirwa nanitse ubunyobwa twari twasaruye kuwa kabiri, nyine mvuga ntibuzapfa kubera bwari mu mufuka. umukuru wa pivo yahise amamagara arambwira ati ese inde waguhamagaye? umukuru wa pivo arambwira ati goronome kambwiye ngo izi soya ko zaraye ko mutari kuza kuzibagara. mbese mukecuru ntago ageza kubagara ko njye mba ndi gukora inaha. kuwa gatatu ko nabatumije ngo bamfashe gusarura ibishyimbo, twirirwanye dusarura kuwa kabiri ubunyobwa,
kwa gatatu nkabatumiza ngo baje bamfashe gusara ibishyimbo nkabisara njyenyine ntababonye nkagira ngo baje aho muri sara n'umwuzukuru we ko yazaga amuhetse baje kubagara ntabarimo ati nta muntu ndi kubonamo. ubwo ngubwo kwanika ubunyobwa nahise mbyihorera. hari abantu nahaye tugabane mfata ifumbire nyine baba bangeneye ndayibashyira nabo ndabahamagara duhuriye ku isambu mutere iyi fumbire uze kureba izo soya za mama ikibazo zifite ndebe ko yaje kubagara. yego ni kuko ku wa kabiri yarambwiye ngo nimuheke ajye kuri beka ajye kureba amafaranga yo kubagarisha izo soya. narahageze ndazireba uwo muyobozi ndavuga ariko se koko ko mama ahora ahinga akererewe n'ubundi bamuca amande izi soya zarinze zirara gutya ntabwo kwa kabiri aribwo namuhetse ambwira ngo agiye kureba amafaranga yo gushyiramo abakozi ngo bazibagare ntubu byagenze gutya. ariko muramukazi wanjye yaramubajije ati se hari umuntu wirukanye ngo uri kubagara soya azitema. mama aramusubiza ngo yamukuyemo abona ari kubagara amutemera soya. ubwo mpita mbwira uwo mukuru wa pivo ni rero ndatashye ariko mama uko bisa kose urabizi ko aza guhinga akererewe ntuba ari mu nzira ari kuza ntukomeze ucunge uramubona muri pivo ntuba ari kuza. ubwo narakase nyine nza kwanika ubunyobwa burira ku wa gatanu mbyuka njya gukura amateke. naravuze ku wa gatanu ariko ibi bintu birashoboka abantu buri gihe hakinze ingufuri buri gitondo abana banjye bajya ku ishuri baciyeyo bambwira ngo ntawe babonye ntabo babonye ibi bintu birashoboka. yari afite randevu yo kubonana na muganga kuri ubwo burwayi bwiwe. hari ibinini umunyabuzima yari yaramuzaniye aramubwira ati ibinini nubimara uzajya kubonana na muganga. yego ubwo njya kuri icyo cyizere iyo minsi yose iciyeho mbonye ibyo byose ntabwo ndi kubona uko bisa kose mama yagiye kubonana na dogiteri buriya bamuhamagaye bitunguranye ahita ajya Kirehe. nguma muri icyo cyizere nagiye ku yindi sambu dufiteho mu gishanga mbagara uduteke turiyo ndangije ndakura nyine nk'uko bisanzwe njye namukuriraga ibyo kurya nkazana nyine nkamugabanyaho nkagabanyaho ibyiwe nanjye ibindi nkabijyana iwanjye nyine nk'uko mpinga nyine. ndaza ndagabanya hari kwa gatanu turi abadivantisiti ndavuga ni mama uko bisa kose iminsi amaze nimba yaragiye Kirehe. yasize amatungo mu rugo niho aba n'ihene. nk'uko bisa kose uno munsi ashobora gutahanireka ibi bintu mbishyira aha ngaha naza aze kubona uko ateka bitamuruhije. ubwo nabishyize aho ngaho ngeze mu rugo nibuka ko nta bishyimbo mfite ibishyimbo nari mpuye muri iyo minsi mbere yo ku wa kabiri nabimuhaye ngo abishyire mu cyumba icyo gihungu kitabyesukana. ubwo nagiye kuri bya bishyimbo byari bikiri ku mbuga ndwaye abantu bari kumbwira ati se ubwo uri guhura ngiyeho ndabihuraguye nari ndwaye nafashwe ku wa kane nimugoroba nyine. ndabihuragura ndangije mbonye mbijajanje mbonye ibyo guteka mbishyira mu mufuka ntereka muri saro nkuraho amasahani 2 nyatambika n'iwanjye ndagenda yagosora ndateka ndavuga n'ibindi tuzabigabana yaje. bigosoye n'ibyo mu cyumba nahuye mbere yaho. ubwo umwana uteka mu kigo nibwo yamamagaye ndamubwiye turaganira ndamubwira ariko rambe ko bisa kose mama na Byiringiro twarababuze turagenda abantu tugasanga ntabahari. Rambere ati subwo ibyo birashoboka. uwo mwana Rambere abahamagaye mukuru wanjye. mukuru wanjye arabimutekerereza arangije ahamagara musaza wanjye. musaza wanjye n'umuntu witurije ucisha make utavuga menshi. ku isabato nimugoroba nk'iki gihe
yego nibwo yamamagaye arambwira ati Betty ibintu bambwiye nibyo ibintu bakubwiye nibyo ni Byiringiro na mama twarabuze guhera ku wa gatatu ntabwo tubabona nabatumijeho ngo baze kumfasha gusarura ibishyimbo guhera icyo gihe sindababona ntibabizi ko banomeje ngo nze ndebe soya ko muri Kivu uko zaraye guhera icyo gihe nari nzi ko bari kubagara ngeze wongera ngo yagiye Kirehe n'ubu nabo mbona Byiringiro ntawe uza kuryama mu rugo musaza wanjye wowe yumva biramucanye arambwira ati Betty genda wicare kwa mama bibe saa sita bibe ryari ucunge igihe Byiringiro araza kuryamira 12:30 n'igice naragiye nicara kwa mama ndahicara ku muhanda hari utubuye ku ipoto ndahicara navuye kwa mama 4:20 njya kuryama iwanjye kubera utwo twana ni dutoya ubwo ngubwo saa yine navuye 4:00 n'igice 4:20 4:20 n'igice musaza wanjye barahamagaye ati Betty ibyo nakubwiye wabikoze nabikoze rwose navuyeyo nta muntu mbonye nta muntu abonye aza kuryama birashoboka ko mama yaba yaragiye Kirehe ntakubwire cyangwa ngo atubwire ngo tujye kumurwaza nk'uko n'ubundi twoherezaga bajya kumurwaza yego ibintu biba inshoberamahanga arambwira ati uko bisa kose rero genda bibe saa 8 bibe saa 9 bibe saa 7 usubire kwa mama ujya gucunga ko Byiringiro aza kuryama yego ubwo naryamyeho numva biranze umutima urandiye none umutima watangiye kundya nahise mbyuka saa 6 n'igice ndagenda nsubira kwa mama muri iryo joro mageze nafashe itoroshi ndamurika hose no kuri geti uwo muhungu yararagaho mbona nta muntu wakinguye ndeba ko n'ihene ziri mu gikoni mbona nta muntu ndavuga uko bisa kose ntabwo nsubira iwanjye kubera abanyarugomo babinaha batanyicira mu miyenzi hari ahantu ku ishuri bashobora kuhantegera ubwo ngubwo nahise mfata agasambi na shitingi ndarambura ndaryama mu kindi cyumba kidakinze ndangije ubwo nyine ndaryama ndatuza nyine biranyobera ntegereje ngo Byiringiro ko aza kuryama saa 10 naraye nkanuye kubera nyine nari ndwaye ntacyo kwiyorosa ari agatenge nafashe aho kwa mama no kugangisa kuri sima nyine namwe murabizi ubwo ngubwo bigeze mu masaa 10 ngiye kumva musaza wanjye moto irahinda nahise nshigukira hejuru nuko bisa kose uwo ni Diyonoje ndakanguka arakomanga mpita ngenda ndakingura arambwira ati waraye hano za saha nizo waziyeho nizo naziyeho naje saa 6 n'igice ndaryama nta muntu nabonye ubwo ngubwo arambwira ati izi nzugi ziri mu nzu hano ni izande harimo urwanjye n'idirishya riri munsi y'igitanda n'urwa mama yaguze mvuye kumufatira amafaranga y'umusaruro yakaga gukinga kuri kiriya cyumba cya ruguru yego yahise afata urwo rugi ararutera ku gikuta nyine cy'aho mama yaryamaga arangije arambwira ati zana iyo ntebe yari iri muri salo akiyishinga yayishinga ayuriraho akata ku mapata y'urwo rugi nyine n'urw'icyuma arurira afata hejuru nyine mu cyumba ni ahantu haba hadafatanye ayinenaho nyine ashakisha ukuntu amurikamo hasi nyine kubera inzu ni ndende cyane amuritse agiye kubona ntabwo ndi kuhareba neza ariko ndi kubonamo ikintu ntamenye icyo ari cyo
arakomeza aramurika ati tibeti we ko mbona wagira ngo mama bamwiciyemo hano ntimwabimenya. Ubwo birashoboka kuba baramwishe simbimenye bagakinga se ntagire n'aba baturanyi biwe se ba ruguru yiwe ntibabyumve. Ntabwo bishoboka. Ati nyamaze mbonye amaraso ku buriri, mbonye ibintu bimeze nk'amaraso ku buriri. Ati ntabwo dushobora kubyiherana, ntabwo twarwica urugi abayobozi bataje, tureka njye kureba mukuru w'umudugudu aze abidufashemo. Yayirukanse noneho nanjye ubwo mpita ngira igihunga, numva ntangiye kugira ubwoba, nyine ubuzima burahindutse. Ibintu ntabwo bishoboka ukuntu umuntu bamwica bakamukingirana bakabika imfunguzo bisanzwe z'inzu. Ubwo nahise nirukanka ku wundi muturanyi ndakomanga ndavuga ni mu nize urwego. Babanza kurumpakanira. Ndababwira ntarega ntimwiragize ko mva nkubwire nk'ibintu tubonye ntabwo nshobora kubyihererana, nigenda narayoboye ibyo ari byo, ariko ibyo mbonye byose nshobora kubyihererana kuva babimbwiye bitaba ari byo. Ubwo umudamu arabyuka ndabimutekereza, nawe ahita akubitwa n'inkuba, yahingaga tugabane mu isambu yacu, ahita urwego agenda ararumpa arakingura. Turarutwara ndagenda ndutera mu nzu, nyine ararumfasha cyari kwegukira amenyo nyitera mu nzu. Mbonye musaza wanjye atsinze binyanga mu nda mpita mugana mfatira urwego, mpita nurira urwego ndagenda hejuru ndamurika, nyine hari hakiri mu kabwibwi 11:00, murikamo hasi indani, nyine itoroshi yanjye yari guhweza neza. Muritse ngiye kubona mbona ikintu cy'umukara ukuntu, naho ni mu maso hagiye harahindana. Mbona n'akajipo mama twasaruye yambaye, nyine ubunyobwa n'umupira nibyo yambaye. Mpita mbona mama yapfuye kera yaraboze. Nahise nsohoka, nahise mbwira umudamu ninagira we ni mama Nibyiringiro yamwiciye hano mu nzu, arangije arakinga aragenda. Ibyo yarapfuye. Umukobwa nawe yahise manuka ku rwego, sinzi uko yansamye, yarambwiye ngo nikubise hasi ntabwo mbizi. Ubwo narirukanse mpita njya kubibwira abaturanyi, abo baturanyi ba ruguru yanjye. Abantu bose bari bari kujya guhinga bahita bahagarara barahurura. Ubwo mudugudu baraje na musaza wanjye. Wihangane. Nuko ubwo nyine mudugudu ategeka gukingura iyo ngufuri y'icyumba. Barangije nyine ingufuri irabananira, barayikubitira bananira. Uwo mwana wo mu kigo sinzi ukuntu yahagobotse, araza afata intuza umuhoro, arakubita inyundo, arakubita ingufuri tubona irakingutse. Nuko abantu babona kwinjira mu nzu. Umuntu wagiye mu nzu bwa mbere mu cyumba ni musaza wanjye bohereje imbere. Ati jya imbere ujye kumurika utubwire uko bimeze. Yaragiye aramumurika, nyine asanga umuntu yarahondaguye yapfuye kera, inyo zaraboze. N'uburimiro bwose uko twari twiriwe dusarura ubunyobwa. Ubwo nyine nibwo ahise ahamagara gitifu w'akagari. Ihangane. Gitifu w'akagari araza ahamagara gitifu w'umurenge. Ubwo gitifu w'umurenge yaje azanye na baribo, nyine bakora ibyabo ngayo nguka. Uwo musore babanaga yari mu kigero cy'imyaka ingahe uwo Byiringiro? Afite imyaka 26. Yari umwuzukuru we? Yari umwuzukuru. Nyakwigendera we yari mu kigero cy'imyaka ingahe, yitwaga nde? Yitwaga Nganabasinga Anatari. Ni iki kiri gutuma mushyira mu majwi uwo Byiringiro ko yaba ari we wabigizemo uruhare? Ni iki kiri gutuma mumukeka? Impamvu turi kumukeka
nuko kuba yari asanzwe yaribaga, yari umuntu uhora mu magereza, afungwa buri gihe, agezeho araza ati ka ngiye ndihanye gereza ndayirambiwe. Ubwo guhera icyo gihe ku wa gatatu sinongeye kumubona. Yari umwana, mbere yaho yazaga akambaza shanga turakora iki uno munsi, nkamubwira nti turakora iki n'iki, tukajyana gukora. Guhera icyo gihe ku wa gatatu ntabwo yongeye kugaragara mu rugo, nta cyatsi nongeye kubona aho ngaho. Ihene naragendaga nkazisanga mu gikoni aho zabaga hariho ingufuri, kandi babanaga. Kugeza na n'uyu munsi ataraboneka. Ku wa gatanu, ikindi duhamya ko ariwe wamwishe, ku wa gatanu ngo yaramaze nyine iminsi muri karitsiye tutabizi. Ku wa gatanu nyine tukiri muri urwo rujirajiro, wenda wari ari kugenda aneka amakuru ko twabimenye simbizi. Ku wa gatanu ngo nibwo abantu bamubonye ahetse igikapu agenda. Ikindi kinyemeza ko ariwe wamwishe, mama yari yaragurishije inka y'ibihumbi 400, hiyongeraho ayo y'umusaruro. Yambwiye ngo nimuheke ngo ajye kuzana amafaranga y'abakozi. Ayo yose yari ayazi. Icyo ngiye nicyo gihamya yuko yaba ari we wamwishe. Akaba yaramwishe agira ngo atware ayo mafaranga? Yarayatwaye. Nta yandi makimbirane bari bafitanye se mu buzima busanzwe mwari muzi we? N'ubwo bujura rwose pe, n'abaturage bamuziho. Nta yandi makimbirane, n'ubwo bujura asanga hose, no ku murenge na hehe na za Nyamugari. Ubu na n'ubu ntaraboneka? Ntago araboneka. Umurambo wa nyakwigendera watwawe he? Ejo waraye Kirehe, uno munsi ntabwo turamenya amakuru, ntabwo baratubwira. Niki mwasaba inzego zatangiye gukurikirana ibyabereye aho mu icyifuzo cyanyu? Icyifuzo cyacu ni uko yakurikiranwa, ubutabera nyine bukamukurikirana, nawe agahanwa by'intangarugero. Na n'ubu ubwo ntawe uramenya irengero cyangwa se bamubonye wenda ntibaravuga aho yerekezaga? Bagiye ku murenge babajyanye, bagiye kubivuga aho yerekezaga ngo ahitwa mu Birembo. Bamwe mu bamubonye? Ni umudamu wamubonye ngo avuye mu gishanga gutera imigozi. Wavuze ko mwinjiye mu nzu mukimara kwica urugi ubuyobozi bwahageze, ariko mwavuze ko mwasanze hari amaraso. Ibimenyetso by'ibanze byagaragazaga ko uwambuye ubuzima uwo mubyeyi yaba yarakoresheje ibihe bikoresho, cyangwa se yaba yaramwicishije iki? Njyewe bahise banjyana, njyewe ntabwo bigeze babimbwira. Bahise banjyana kumbaza nyine nk'uko nawe uri kumbaza, bambaza hari n'abandi bazakubaza uzihangana. Bamaranye amasaha nk'3. Nta bikoresho byari bihari? Abantu b'umuryango twese bari batujyanye bari kutubaza. Nta bikoresho mwabonye yaba yarifashishije? Ibikoresho turi gukeka nimba yarabyogeje ntabwo tubizi, ariko hari umuhoro nyakwigendera wabaga mu nzu utavamo. Hari n'inyundo yaje kuntira kuri uwo wa kabiri ngo agiye kwica urugi kubera ko urufunguzo rwatakaye. Ibyo byombi twabisanze muri iyo nzu yiwe. Yafashe ingufuri ya nyakwigendera yakingishaga mu gikari, aba ari yakingisha kuri iyo geto yiwe. Twarwishe ejo dusanga uwo muhoro n'inyundo niho biri. Ese umuntu yakwibaza, umunsi uharara uragira uti bigaragara ko yari amaze igihe yambuwe ubuzima. Umunsi urara muri iyo nzu wenda nta no kumva umwuka udasanzwe muri iyo nzu wigeze wumva? Nta mwuka udasanzwe wari urimo pe. N'uwo mwana w'umwisengeneza wanjye nawe yabibabwira, nawe yaraje arakingura. Nta kintu yumvishe, nta na kimwe cyari
cyumvikanaga kubera nyine icyo cyizere cyo kuvuga ngo azajya kubonana na dogiteri, twebwe n'icyo cyizere twari turiho. byumvikane ko nta na telefone yagiraga. Telefone yari ayifite, ari ayo mafaranga. Radiyo yari yaguze kuri uwo wa kabiri, nyine namujyanye kubikuza ayo mafaranga. Ifumbire twari twarafashe yo muri rigasiyo, ibyo byose yarabigurishije. Ntabyo mwahasanze? Ntabyo twahasanze, ejo twicuruza. ubwo mbere mumubura mwaranamuhamagaraga kuri telefone mukamubura? Ntabwo yacagamo. Iteka ryose kubera ko telefone nyine yiwe, simukadi yiwe yabaga muri telefone ya mama. Narahamagaraga ngo mubaze aho mama ari, ngasanga iteka ryose telefone ni kompozi. Nkavuga se ko mama agira umuriro, afite na cage, namuguriye cage ejo bundi, ubu ni ukubera iki badacaginga kandi byiringira afitemo simukadi. Ubwo nkumva ko nyine mama yagiye kireha umuriro wamushiriyeho, ariko se akabura n'uwo ahamagara amubwira ati mpamagarira Betty wenda umubwire ko ndi kirehe, nk'uko n'ubundi bwa mbere yagiye yagahamagara ati ndi kirehe bangumanye. mukomeze kwihangana, ariko se ni ibintu mwakiriye mute kubona umwuzukuru ashobora kwica nyirakuru urubozo bigezaho? Ntabwo ari ibidutunguye, mama yajyaga abiganira, njye natekereje ko ari ibintu yaba yarakurikije. Mama hari igihe twabaga twicaye nko ku makuru twumva abantu ngo bishe abagabo babo, abagore babo. Ubwo mama twicaye nyine turi nko kujya, tunagiye nko kumutaramira, arambwira ati ariko ibi ngibi byarahanuwe. arimo nawe yumva nyine ati iwacu Nyarusange nyine ngo ni ruguru ku Gikongoro. Ati umwuzukuru yishe nyirakuru arangije amukingirana mu nzu, bagiye kubimenya hashize iminsi. Ubwo urumva ko we yumvaga yari ari kwiga, mbese ndumva ari nk'ibintu yari ari kwiga. Ndumva agiye ibintu yakoze ari nk'ibyo mama nyine yatekererezaga nk'iyo twabaga twicaye turi kuganira. Komeze kwihangana.